ka Nyamagabe mu murenge wa Musange muri rusange. Nimvuga umurenge wa Musange ntago ari Musanze, ni umurenge wa Musange mu karere ka Nyamagabe. Abagabo barashinja bamwe mu bagabo guta ingo zabo bakajya mu bandi bagore mu gihe ingo zabo zagiranye amakimbirane. Bamwe na bamwe mu baturage batuye mu karere ka Nyamagabe bakomeje kugira inkeke cyangwa gukomeza kuvuga ko bashobora kubakuramo n'uburwayi harimo sida, imitezi ndetse n'izindi ndwara zandurira mu iyo bakoze imibonano mpuzabitsina. Ni mu gihe abaturage bakomeje kuvuga ngo mu gihe mu ngo zabo habereye amakimbirane, abagabo babo bahita bajya kureba abandi bagore, ubwo nizo bita inshoreke muri rusange. Ni mu gihe hano makuru ngiye kuyababwira kandi akagira icyo abasigira cyangwa ano makuru akagira icyo abafasha. Nimba ujya ukunda zino nkuru zacu cyangwa ujya uzikunda, ndakubwira ngo kora subscribe. Ano makuru aba yabereye mu turere dutandukanye, niyo mpamvu umuntu aba bagezaho amakuru meza cyane. Bamwe mu bagabo bo mu murenge wa Musange mu karere ka Nyamagabe barashinja bamwe mu bagabo guta ingo bakajya mu bandi bagore, ngo ibikomeje no kuba intandaro y'amakimbirane y'urudaca yugarije imwe mu miryango. Muri rusange nashaka kubasobanurira kino kintu kugira ngo mukimenye. Ni mu gihe umugore n'umugabo iyo batandukanye cyangwa bashwanye, umugabo ava mu rugo akajya kwishakira ihabara cyangwa akajya gushaka igikobwa ajya kubomora, aribyo bita ihabara. Aka kantu ko kubomora nyabuneka ntabwo ari njye wakazanye, kazanywe na Metero Inzovu, ariko ndagakoresha ngo ni ukubomora, ariko ni ukubomora muri rusange. Ni mu gihe aba bagabo, ariko nawe muntu uri kunkurikirana cyangwa ukunda ibiganiro byacu, ubundi reka nkubaze muri rusange, wowe iwawe mu rugo rwawe uri kumwe na madamu n'umugore, cyangwa reka mbinyuze mwino nzira, madamu ufite ufite besto muri rusange, nawe mugabo ufite undi mukobwa ku ruhande, mwakundanaga bwa mbere. Ingo zanyu iyo muramutse mushwanye cyangwa akabamo agatotsi, bigasiba ngombwa ko umugabo wawe asasa ubwe buriri nawe ugasasa ubwawe buriri, igikurikiraho ni igiki? Ni ukuvuga ngo wa mugabo wawe n'ubundi abashaka agenda agahura na wa mukobwa bwa mbere bakundanaga, akakomeza akamusambanya, mu gihe nawe hari igihe bikunanira ukajya kureba besto mukajya muri yuvi na yuvi. Rero ibi ngibi ni bimwe mu baturage bo mu karere ka Nyamagabe bagarutseho, ariko ku muyoboro cyangwa ku murongo n'umukuru w'umudugudu w'umwe kano kagari turashaka kumubaza mu bijyanye na bino bibazo cyangwa mwano makimbirane hano bikunze kumvikana mwa kano kagari kanyu. Murakoze cyane, nitwa Bofisi, ariko akazina bakunda kunyita hano banyita Mbonigaba. Ni ukuvuga ngo rero muri umudugudu wacu nta ibyo bintu muri abaturage batanga amakuru atari meza. Umudugudu wacu ni uw'intangarugero hano mu kagari kacu ka Musange. Sorry banyamakuru, ni mu murenge wa Musange nyine ni mu karere ka Nyamagabe. Ega buriya ibibazo by'abaturage biba byaturembeje, ni mu gihe ingo zihora zica. Njye icyo mbona ni ubukene buba ari bwinshi mu baturage. Uba usanga nyine ingo zikunze kubanaho nabi mwa kano kagari, zifitanye amakimbirane. Ni ukuri ko ndakubwira ngo ni ubukene. Atari ubukene se ibyo bintu byaba? Impamvu nkomeza kuvuga ko ari ubukene, nyine ibintu ntabwo ndibugarukaho kenshi. Ndakubwiye ngo duhereze amakuru turi kukubaza. Ibyo turi kukubaza ntago turi kukubaza ku bijyanye n'ubukene, turi kukubaza ku bibazo by'abana baturage ba hano batandukana cyangwa bashwana, barangiza bakahita bajya kureba amahabara yabo, bigateza umutekano muke mu mudugudu, bikaba bibangamira n'abaturanyi muri rusange. Ndashaka ngo abe aricyo ugarukaho. Bwana mudugudu, gira ikintu tubwira ku muyoboro wa telefone. Yewe rero wishyira ibintu by'iterabwoba, uri kumva uyu mudugudu ndawuyoboye, ntabwo ari wowe uyoboye. Abanyamakuru nkamwe rero ni mwebwe muza mugasomanya ibintu mugatangira guteranya abaturage n'inzego z'ubuyobozi, sibyo? Nimba umugabo ibi bintu n'uwo mugore wenyine byabaye, nta wundi muntu birabaho, sibyo? Nimba bagize gutyo umugabo akumva ayishakira ikindi gikobwa, akajya ku kindi gikobwa akakibomora cyangwa akagisambanya. Ibyo bintu byo kubomora ni iby'abanyakigali, Gisirayeli nabizi, nuko numvise ngo bamaye amakuru y'uko wageze n'ahangaha uri kubaza ibibazo bigiye bitandukanye winjira mu buzima bw'abantu. Ubu se uradufasha ikira? Si ibyo ngibyo uri kwizeza abaturage ubutabera siko ari ubutabera. Nta mirwano yabaye, nta mugore wakubiswe. Nimba yakubiswe uwamukubise
yahanwa tukamwunga, byananirana tukamwohereza mu bundi buyobozi bakamufunga cyangwa bakamugorora. Rero wowe wize utera ubwoba, ariko icyo navuga ko icyo kibazo no kwigiza nkana, icyo kibazo ngiye kugikurikirana mu minota ingahe, nanjye ndaba ngezeho bari bagiye gushaka amaramuko y'abana, ndimo ndahinga hano hepfo mu gishanga, ubwo ninzamuka icyo kibazo ndaza kugikurikirana, turebe ukuntu twabyoroganiza bijye mu murenge muri rusange. Munyamakuru murakoze cyane, nta mwanya mfite wundi wo kubataho, reka ngomeze nihingire. muramwumva umukuru w'umudugudu uburyo yasinye, arimo aradusubiza nabi atubwira amagambo atari meza, ariko ntacyo twebwe bidutwaye. ni mu gihe akomeje kutubwira ngo iki kibazo araza kugikurikirana cy'abaturage, ariko natagikurikirana tuzagaruka nawe tumubaze ibibazo bitandukanye kuri kamera zacu mu gihe tuzaba twabashije kumubona. Murakoze cyane rero mukurikirane gahunda za Kidasamura Movie, turabakunda cyane, Imana ibarinde, ibahe ubuzima buzira umuze n'amafaranga n'ibindi bitandukanye, turabakunda cyane, Imana ibahe guhirwa guhabwa